Listen, money is not something you chase, it's something you attract. Like a woman. Mvuze ngo iki? Like a woman. Amafaranga ntago ari ikintu wirukankaho. Amafaranga ni ikintu ukurura. Kubera iki? Kubera ko amafaranga is exchange of value. Amafaranga agendera mu iguranwa ry'agaciro. Ni akahe gaciro ufite? Ni ikihe kibazo cy'abantu uri gukemura? Ni akahe gaciro uri gutanga ku isoko ngo amafaranga akuzire? Amafaranga aramutse ari ikintu wirukankaho iwana mu gitondo, saa sita, nimugoroba ukakirukanka iwana, kandi ugakora cyane na hard work ugashyiramo imbaraga. Bari abantu bakora imirimo ikomeye ivunanye bakabe bafite amafaranga menshi. Reka tuvuge urugero, aba bakarani, abaryakariho, abayede, abantu nk'abo bakabaye bafite amafaranga menshi. Iyo aba amafaranga agendera mu gukora cyane, gukora imirimo ivunanye, uzasanga umuntu ukora imirimo ivunanye ahembwa make kurusha umuntu ukora ibintu bimusaba no kuba yicariye. Abakora muri ofisi bakora utuntu tworoshye bisaba kuba yicaye gusa. Kubera iki? Amafaranga agendera muri exchange of value. Ni ibiki wabasha gukora cyangwa gukemurira abantu kugira amafaranga akuzire? Bivuze ngo amafaranga ntabwo ari ikintu ukurikira, amafaranga ahubwo ni ikintu ukurura. Kimwe hari umuntu twahoze tuganira, kimwe n'abakobwa cyangwa se abagore. Abagore ntabwo bakunda umuntu ubirukankaho, bashaka cyane. Ibyo ngibyo bituma bakubona nk'umuntu udafite agaciro cyangwa value, cyangwa ufite ikintu yubaka muri sosiyete. Ahubwo ibaze ko iyo umaze gukora values, umaze kugira value, umaze kugira agaciro, umaze kugira ibintu wubaka, bo barizana. Bivuze ngo bo bakunda cyangwa se bakururwa n'ahantu hagaragara agaciro. N'amafaranga nuko n'ubundi sometime n'undi amafaranga buri gihe ahora akurikira umuntu uyafite. Umuntu ufite amafaranga niwe ugomeza uyafite, umuntu ukennye niwe ugomeza ugakena. Kubera iki? Kubera ko amafaranga aguranwa agaciro. Rero wigomeza gukurikirana amafaranga uyirukanka, ahubwo icara urebe ni ikihe kibazo kinini ushobora gukemura muri sosiyete. Ni iki nafasha abantu? Ni ikihe kibazo nshobora gufasha abantu? Ni ikihe kibazo nakemurira abantu? Ni iki nakora ngo mbone amafaranga? Uricara ugatekereza ugapanga ni akahe gaciro naguranisha amafaranga. Uzasanga umuntu ashobora kwicara mu rugo akajya yinjiza amafaranga, wowe ukirirwa ugenda ewana ukubara wakoze cyane ewana, ariko amafaranga still n'ubundi akaguma ari make. Kubera iki? Nubwo ukora cyane ariko value yawe ni ntoya, kandi money is exchange of value. You don't chase, you attract. Ntabwo uyirukanka, urayakurura. Kuyakurura ni ukubaka agaciro, ibyo uri gufasha abantu, ibyo uri gukemurira abantu. Ibintu nabwo twakabaye tubivugaho cyane. Aba bakoresha imbaraga nyinshi bakaba bafite amafaranga menshi, ariko ntabwo nibo babona makeya kurusha abatakora imirimo ivunanye. Bivuze ngo amafaranga ntabwo aza ngo uvunike cyane, ahubwo asaba ngo wubake ikintu abantu bakeneye, bo bazakwizana bazanye amafaranga. Ukore subscribe kuri FAM kugira ngo dukomeze twongera ubumenyi. Ciao ciao.